Abamotari basabye inzego bireba kwigisha abatega moto ibyiza byo gukoresha mubazi kuko ngo nubwo igiciro cy'urugendo kuri moto cyagabanyijwe ngo abamotari bagategekwa gukoresha mubazi ngo iyi gahunda nk'ibisanzwe ishobora kuzakomwa mu nkokora n'imyumvire abagenzi bafite ko kuri za mubazi ko zaba zibahenda bakaba bishyura amafaranga menshi. Inkuru ku buryo burambuye Daniel Hakizimana niwe wayikurikiranye. Guhera tariki ya 7 Mutarama umwaka utaha abamotari bose mu mujyi wa Kigali bazaba bategetswe gukoresha mubazi. Iki ni igitekerezo kimaze imyaka myinshi ariko ishyirwa mu bikorwa ryacyo ryakunze kuzamo ibibazo bituma rigenda bigura intege kuko abamotari n'abagenzi batumvaga akamaro ka mubazi, abandi bakagaragaza ko igiciro kiri hejuru. Ibi byatumye mu minsi ishize ikigo ngenzuramikorere RURA gifata icyemezo cyo kugabanya igiciro cy'urugendo kuri moto aho ibirometero 2 bya mbere bizajya byishyurwa amafaranga 300. Guhera kuri ibyo birometero umugenzi azajya yishyura amafaranga 107 ku kilometero kimwe mu gihe ubusanzwe ari amafaranga 133. Ku rundi ruhande ariko abamotari bo bagaragaza ko nubwo igiciro cy'urugendo kuri moto cyagabanyijwe n'ubundi ngo gukoresha mubazi bishobora kuzakomwa mu nkokora n'imyumvire abagenzi bazifiteho ko zibahendesha, bityo ko ngo hakenewe ubukangurambaga bwo kubasobanurira imikorere yazo. Nkakura nyine wenda twabamvuye hano wenda kujya mu mujyi niba ari 500 akaba yambwira ati mfasha wenda ngo 300 ungezeyo. Niba habayo kuvuga ngo ngiye wenda n'urugero ngiye mu mujyi nahagendaga 1000 ikamubara 800 nanga magana ngahe ari tabona ko biri simple. Usibye kuba abamotari n'abagenzi barakunze kwinangira ku gukoresha mubazi kubwo kutumva akamaro kazo, byakunze no kuvugwa ko mubazi ubwazo zari zifite ibibazo ku buryo hari aho zabariraga abantu amafaranga atari ukuri. Ni ikibazo cyatumye kuri ubu sosiyete ebyiri zatangaga mubazi zihagarikwa, iri soko risigaranwa na sosiyete imwe rukumbi yitwa Yego Innovation Limited. Aline Uwamahoro umwe mu bayobozi b'iyi sosiyete agaragaza ko imyumvire y'uko mubazi zihendesha abagenzi atariyo, ko ahubwo biterwa n'uko abatega moto badasobanukiwe imikorere yazo. Icyakora ngo mu gihe umugenzi atishimiye uburyo mubazi yamubariyemo amafaranga y'urugendo ashobora kugana iyi sosiyete. Niba wenda hari urwego runaka rurimo kutureberera twembi, rureberera umukiriya, rikareberera umushoramari, rikareberera n'umumotari, ntekereza neza yuko twebwe tutaje twishimira kugira ngo tubibe. Haramutse harimo ikibazo kirimo koko cyane ko bishoboka, ntabwo tuvuze ko twaba 100%, twemera ko ibibazo bishoboka. Twabyishimira cyane hagize umuntu duhamagara. Muri rusange aba bamotari n'imiryango iharanira inyungu z'abaguzi bagaragaza kunyurwa no kuba igiciro cy'urugendo kuri moto cyaragabanyijwe, kandi ngo ibi bizatuma abagenzi n'abamotari ntawe uzongera kugira akangononwa ko gukoresha mubazi. Ngarambe Daniel ayobora impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda Ferwakotamu, naho Ndizeye Damien ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango wa Dekoro uharanira inyungu z'abaguzi mu Rwanda. Rero niyo mpamvu twarebye moto nanga hinjiza ku munsi, inywa esansi yangaye, hari amavuta ikenerwa yo kujya moteri, hari kujya mu kinamba, hari imisoro ya leta, hari ayakoresha iwe mu rugo. Nuko umuguzi yahendwaga ndetse n'umumotari agahendwa. Kubw'ibyo rero bikabasaba n'ubundi kumvikana. Kugeza ubu abamotari bafite mubazi mu mujyi wa Kigali babarirwa mu bihumbi 9, mu gihe abagomba kuzishaka mu gihe cya vuba nabo bari hafi uwo mubare kuko abafite ibyangombwa bibemerera gukora uwo mwuga ari ibihumbi 19,300. Daniel Hakizimana, Flash TV.